Dore nguyu ariko abantu ni mbere mu ibicu. kiganiro muri interview kwisobanura uburyo yatunira agafinura ntacyo byari bimbwiye ibyo gufinura inka data turashize. yagize ati ibyo guturura no gufinura nta kibazo afite no kwikubita agasabune yewe ngibyo yarabimenyereye gusa icyo ataramenyereye ni ugushyira ku kavideo yereka abanyarwanda muri uyu mujyi wa Kigali n'amafoto menshi bagiye aho byaje kubera kumiro yagize ati amavideo yose yansotseho nta gisebo nigeze ngira ahubwo twaje kwibaza tuti ibi niki aravuga ati hari n'andi arenze aya ngaya reka turebe dore nguyu nanone yago witabagwe Nyarwaya Innocent arazinze arerekeye ngo agiye Buganda ariko ageze mu nzira ahura n'uwo bita Jihadi umuzengereje umumereye nabi inambarira rose ngaba baritakumye Jihadi nawe yafateho ngarashaka kumubuza kugenda dore nguyu yago aramucitse arirukanse dore nguko uko agiye Buganda dore nguyu Jihadi nyuma yo kugaragara atunura afinura ndetse asigaho n'agasabuna kubita yasebye mu mihanda ya Kigali dore nuko yifashe ibimwaro byamufashe ahari kugera hose baravuga bati iki kigabo mu gikubite mu kirukane mu gishwi